tukibuka Kakarega Atanazi, tukibuka Mukabayiro Monica. Ntabwo twakwibagirwa abavyeyi bacu, ntabwo twakwibagirwa bashiki bacu, ntabwo twakwibagirwa abavandimwe bacu. Mu gihe tukiri mu minsi ijana yo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, ni muri urwo rwego mu karere ka Kamonyi umurenge wa Musambira niho bagira gahunda ngarukamwaka yo kwibuka imiryango y'abatutsi biciye muri uyu murenge, by'umwihariko harimo n'ababuriwe irengero kugeza n'ubu imibiri yabo itaraboneka ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Uko hari bamwe muri aba twibuka baburiwe irengero, ariko makuru ya nyuma bakaba bari muri iki kibuga. Tariki 2 Nyakanga nibwo gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 28 yabaye ibera hitwa Igihogwe. Amateka atangaza ko imwe mu miryango yibukwa ari naho yazimiriye. Mu kwibuka ariko twiyubaka hibutswe imiryango ya Gakuba Frederic, Rwabikumba Dismas, Rukumbiri Faustin ndetse na Ruzigaminuro Anastase. Iyi gahunda yo kwibuka imiryango ikaba yari yitabiriwe n'abakomoka muri iyi miryango, inshuti, abaturanyi ndetse n'abayobozi mu nshingano zitandukanye mu karere ka Kamonyi, ndetse n'umwe mu ntumwa za rubanda wari umushyitsi mukuru. Mushikiwe n'abati ndaramira umusano bundurafa. Iyi gahunda yo kwibuka kandi yanaranzwe n'indirimbo zo kwibuka, ibiganiro ku mateka y'ibyabereye kuri uyu musozi ndetse n'ubuhamya bwa bamwe mu baharokokeye. Ariko ibi byose byabimburiwe n'isengesho ndetse n'umunota wo kwibuka. Bityo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musambira abona guha ikaze abashyitsi ndetse no gutangiza iyi gahunda yo kwibuka. Uyu ni umunsi twahisemo wo kwibuka ku nshuro ya 28 abatutsi bari batuye ku musozi wa Gihogwe. Uyu munsi ni mu kagari ka Buhoro mu murenge wa Musambira, bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nk'uko ku yindi misozi uyu mwaka habaye igikorwa cyo kwibuka, turacyari mu minsi ijana igana ku musozo, ari nayo mpamvu twicaye hano, kuko mu gihe cy'iminsi ijana twari dufite gahunda zo kwibuka mu bice bitandukanye. Twebwe rero kuri uyu musozi twahisemo itariki ya none, nubwo byahuriranye n'izindi gahunda, ariko kandi kwibuka nuko abanyarwanda bose dukomeje gufatanya n'abanyamusambira bose n'abanyabuhoro bose n'abanyarwanda bose muri rusange, twibuka abacu batuvuyemo, tuzirikana imibereho yabo, ariko kandi bikadutera intambwe zo gukomeza kwiyubaka kandi turwanya ingengabitekerezo ya jenoside aho yava hose n'ibisa nayo, kugira ngo twiyubakire igihugu cyacu kitarangwamo amacakubiri, kitarangwamo jenoside itazongera ukundi. Kuba muri hano rero ni agaciro mwahaye abazize jenoside yo kuri uyu musozi. Kuba muri hano ni agaciro mwahaye imiryango ifite ababo twibuka uyu munsi. Turabashimiye ko mwaje kwifatanya natwe kandi tubahaye ikaze muri gahunda zose ziri bukorerwe hano. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, tubahaye ikaze kandi turabifuriza gukomeza kwibuka kandi twiyubaka. Murakoze. Yamaze ukwezi nta mutabona nta n'urushinge, bamuvugutiraga ibyatsi bakamusiga, umutwe warabyimbye haratangiye kubora. Iyo yashimagamo yazamuraga inyama, bamusukaga amata agahingukira inyuma. Mushikiwe n'abati ndaramira umusano bundurafa. Nyuma y'ibyumweru
ubutabazi bwihuse zimushakira imiti ibyo kurya ndetse n'ibindi. Nongere mbibutse ko impamvu y'uno munsi uko hari bamwe muri aba twibuka baburiwe irengero, ariko amakuru ya nyuma bakaba bari muri iki kibuga. Dufata uyu munsi rero kugira ngo twibuke yaba babonetse bagashyingurwa, yaba bataraboneka. Niyo mpamvu dufata uyu munsi kugira ngo tubibuke. Hanyuma rero dukomeje na gahunda yacu, ndagira ngo twakire ikiganiro cy'amateka n'ubundi kuri jenoside yakorewe Abatutsi tugiye kugezwaho na Nkundwinyi Alexandre. Reka musabe rero atambuke hanyuma tumuhe umwanya. Imiryango yabuze ababo bagira ngo tubaze tubakomeze nimukomere kandi twibuke twiyubaka. Uyu mwanya njyewe ugiye kubasangiza amateka yitwa Nkundwinyi Alexandre, akaba akomoka hano mu kagari ka Buhoro, akaba ariho nakuriye kugeza amagingo aya. Nagira ngo mbanze mbabwire yuko ahangaha turi ari icyahoze ariko mine Musambira, segiteri ya Gihembe. Iyo segiteri rero ikaba rigizwe n'amaserire ane, harimo serire ya Kanshiri, hakaba harimo serire ya Gihogwe, hakaba harimo serire ya Buhoro bwa Reramacu, hakaba hariho serire ya Kinani. Ayo maserire yose rero niyo yaragize iyo segiteri ya Gihembe, kandi iyo segiteri akaba ariyo turimo uyu munsi twibuka Abatutsi bazize jenoside, cyane cyane by'umwihariko ababuriye muri ino segiteri turimo uyu munsi wa none. Nk'uko babibabwiye, aba bantu babuze bakaburirwa irengero ni abantu 8, ariko ahangaha tukaba dufite urutonde rw'abantu 46. Muri aba ngabo 8 rero baburiye ahangaha muri iyi segiteri yacu uko yitwaga icyo gihe. Uyu munsi wa none hitwa akagari ka Buhoro, tukaba turimo tubibuka. Nagira ngo rero dutangire ikiganiro nyirizina babwira ko twahera mbere ya 59 uko abanyarwanda bari babanye, kandi uko bari babanye muri rusange ni nako abanyamusambira by'umwihariko aba hano mu cyari segiteri ya Gihembe nabo bari babanye neza, basangiraga akabisi n'agahiye nk'uko umugani w'umunyarwanda bivuga. Babanaga muri byose, baratabaranaga, barashyingiranaga. Ikindi mu bufatanye bw'abanyarwanda hari ibyo bitaga ubudehe, bakoresheje indi ntwaro ikomeye cyane yo gukoresha korali bitaga abanyuramatwi, bacengeza amatwara y'urwango rukomeye cyane ariko babinyujije mu ndirimbo. Indirimbo burya zumvwa na benshi, ariko ntibashoboraga kugera ku bantu uko bikwiriye, ariko indirimbo yashoboraga kugera ku bo bashaka. Zimwe mu ndirimbo bakoresheje hari yitwaga ngo ndeba ujiginywe nduwa demokarasi, ese uzangira ute ko Gahutu yatsinze.
murumva abantu bafite impinduramatwara bashobora kuba berekana yuko hari ikibi kivuyeho bo bakaba bagiye gukora ibyiza, ariko bati ndeba ujigimwe nduwa demokarasi. Icyo ni ikimenyetso gifatika. Izo ndirimbo ziriho n'uyu munsi abashobora kuzikurikirana banazumva. Hanyuma bakoresha indi yitwaga ngo turate twogeze demokarasi, imaze gushinga imizi mu Rwanda. Ngo mbembere yari izwi, igihe cyari yarayikomeje, yari yarayimize, ntabwo yashoboraga kugaragara. Izo ndirimbo yewe hariho niyo baririmbye ubwo Perezida Habyarimana yakoraga kudeta yikorera Kayibanda muri 73. Iyo ndirimbo nayo yagiraga iti karabaye bahungu karabaye n'impamwe tutaza ko habarwari rurimbutse. Ariko iyo ndirimbo baririmbaga nta wari uteye igihugu aturutse hanze, ahubwo bo ubwabo nibo n'ubundi bari bagiye kurimbura igihugu, nibo n'ubundi bateje imidugararo, ni nabo bivagamo bakavuga ko rwari rurimbutse, ariko nibo bari barurimbuye, nta wundi mwanzi wari waturutse hanze y'igihugu. Ibyo byose rero babikoraga bagamije kwa kurimburana babwiraga, bagamije kwica, gusenya, icyitwa umututsi kikazima. Bagiye kwa Kamondo, Laurent wari utuye hariya ku Kamayanja ku ishusho, ariko nabwo biranga, barongera baragaruka. Mu kugaruka bava kuri kariya gasozi rero ka Kamayanja, niho irengero ryabo ryabuze. Biboneka ko byabereye hano iwacu muri ya segiteri yacu nababwiraga. Uyu munsi wa none tubamo tubanye nabo n'ababikoze, tubamo kandi dusabwa ubumwe n'ubwiyunge, tubamo dusabwa kubana amahoro, tubisabwa na leta y'ubumwe. Icyo rero cyarashobotse, cyo kandi kirashoboka. Abacitse ku icumu rya jenoside bumviye imiyoborere myiza ibaganisha heza, ibaha kubana n'abantu bose amahoro, bemera kubabarira, bemera kuva mu mateka abakomeretsa, bemera gutanga imbabazi. Ariko burya guha imbabazi utazi gusabye nabyo ni ikibazo, kandi guha imbabazi nanone utazishaka nabyo ni ikibazo, kuko ibyo byose iyo biza kuba dusenyera umugozi umwe, duhuza gutanga imbabazi n'uzihabwa azishaka, duhuza guha imbabazi uwemera kwihana akumva uburemere bw'icyo yakoze, akaba yashaka kuruhura n'imitima y'abashoboye gusigara, ibyo byari kuba byiza kurushaho. Tukaba twakubaka u Rwanda twifuza, tukaba twaganisha urubyaro rwacu aheza harangwa amacakubiri, harangwa ibibi byabaye muri iki gihugu cyacu. Nagira ngo rero ntabwo ndi bujye kure cyane, bishobotse nagarukira n'ahangaha. Icyo nashaka kubabwira umushyitsi mukuru ni uko ku nshuro ya 28 kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, ubutumwa butangwa buri gihe ni ubwo gukangurira abaturage, ari ababigizemo uruhare, ari ababibonye n'amaso yabo n'urwo ruhare ntibarugire. Icyo babwirwa buri gihe ni ukwerekana imibiri y'abavandimwe bavukijwe ubuzima bwabo bazira ubwoko bwabo, nta cyaha bakoze, bigashyingurwa mu cyubahiro. Murumva imyaka 28 ubwo butumwa butangwa,
kugeza uyu munsi wa none uracyatangwa. Umeze nka ya vanjiri yatangiye kuva Yezu yagera hano mu isi, na n'ubwo ikaba igitangwa. N'ubwo butumwa rero bwo gusaba abaturage kutwemerera bakatubwira aho imibiri y'abacu iri, n'ubu turabisaba dukomeje, kuko iyi myaka ntabwo byakagombye kuba bigeze iki gihe tutarabona abantu mu myaka 28. Abo turimo kugenda tunabona, kugenda duhura nabo bitewe n'ibikorwa runaka bikorerwa ahantu. Umuyobozi w'umurenge arabizi, tuba turi kumwe kenshi aho imibiri igerageje kuboneka itari abangaba, ariko twabuze tuyibona kubera ibikorwa bya VUP, tukayibona kubera nyiri ikibanza wagurishije ubutaka bwe akigendera. Akenshi ugasanga yagiye ahunga n'icyo ngicyo, hanyuma uje mushyashya yaza asiza ati nkora ibikorwa byanjye aho naguze ubutaka, akabahuye n'imibiri, bakaza bakatubwira, tugafatanya kuyireba tukayisuzuma, hanyuma noneho tukayishyingura mu cyubahiro nk'uko n'ubushize byagenze ku bashoboye kuza kwibuka hano Musambira. Muri aka kanya kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari abo twagize amahirwe yo gushyingura, ariko hari n'abo tutaragira amahirwe yo gushyingura. Harimo mama mukuru uvuye kuri iki kibuga, nabo bari kumwe, kugira ngo abayobozi muri hano sinzi imbaraga twazakoresha kugira ngo dukomeze dufatanye, badufashe namwe kugira ngo tuzabashe kubona iyo mibiri nayo tuyishyingure mu cyubahiro. Kwibuka imiryango ya Gakuba Frederic, Rwabukumba Dismas, Rukumbiri Faustin, Zigaminturo Anastase, Famille Gakuba, Mukakimenyi, turibuka Mukakimenyi Alivera, Famille Karangwa na Mukabyusa Epifani, turibuka Karangwa Edouard na Nyirabukara. Famille Bikoramuki Yohani na Mukarutare Yulia, turibuka Mukarutare Yulia n'abana be Merci na Shari. Famille Kamondorora na Mukakarega Atanazi, turibuka Kamondo Sola, turibuka Kakarega Atanazi, tukibuka Mukabayiro Monica, tukibuka Uwanyirigira Mediatrice, turibuka Habimana Louis, turibuka Mukamurenzi Stephanie, turibuka Mukashema Merikori, turibuka Minani Jean Doti. Famille Rutabingwa Gerard na Kabagire Judith, turibuka Kabagire Judith, turibuka Byukusenge. Famille Biririza Celestine na Mukakarangwa Costazi, turibuka Mukakarangwa Costazi, turibuka Umbuka, turibuka Bebe. Famille Karangwa Ephraim na Mukarangwa Julien, turibuka Karangwa Gifuri, turibuka Karangwa Olivier, turibuka Gakuba Jean Chrysostome, turibuka Uwanyirigira Tadeyo, turibuka Mutijima Simone. Famille Sinzikwita Antoine na mugore we Yera Stephanie, turibuka Sinzikwita Antoine, turibuka mugore we Yera Stephanie, turibuka Toto, turibuka Liliane. Famille Rwabukumba Dismas, turibuka Pascal Kanamugire. Famille Mujyamangagungo Yohani na Veronique, turibuka Veronique, turibuka Mujyamangango Chrysostome, turibuka Muhabwa, turibuka Musisi,
turibuka Mujawimana Grace, famille Domitire, turibuka Domitire, turibuka Theogene, famille Muyango muka Murenzi Daria, turibuka Muyango, turibuka muka Murenzi Daria, famille Gitaye na muka Ngarambe Teresa, turibuka muka Ngarambe Teresa, turibuka Siriace, turibuka Victor, turibuka Karigamba, turibuka muka Karamba, turibuka Mbaraga, turibuka Gad, famille Munyangeyo Vincent na Nyiramazuru Priska, turibuka Munyangeyo Vincent, twibuke twiyubaka. Akoze kuza kwifatanya natwe kwibuka kuri uyu munsi abacu. Iyi ni inkuru y'umubyeyi wabwiraga abana be aho bari bishe, ati bana banjye iminsi iricuma, ntacyo kurya ntacyo kunywa habe namba. Umwana ariko nkako mubusa, kuko amashereka nanjye yacizemo. Dore natwe tumaze kuma, tugiye gupfa duhagaze. Gusa yaturemye nayo iratuze, icyo ishaka aba ari cyo kiba. Gusa mukomere kandi musenge, iradufasha. Umwana muto yari marira, abwira mama ati bwira papa atuzanira ibyo kurya n'icyo kunywa. Mama we n'agahinda aramusubiza ati yagiye kubishaka kandi araje. Nyamara uwo bavuga ngo baze kubareba, nawe yabaye ibyo kurya by'amafi n'ingona. Yajugunywe mu mazi aziritswe amaboko n'amaguru. Namwe nimwibaza uko yari kuza kubareba. Ahangaha duhagaze hitwa igihugu. Rero ntabwo ari impuha, niho bari batuye kandi niho bapfuye. Bazize uko Uwiteka abaremye, nta cyaha bari bakoze. Inshuti z'Imana, Rukumbiri mwumvise kuri uyu musozi niho yari atuye. Namaze kumenya ubwenge, nsanga abaturage b'inaha bose bamwirahira. Yabahaye inka, yarabakamiye, ariko inyiturano bamwirukanye mu gihugu. Rero kwibuka si icyaha. Inshuti z'Imana muri hano, kwibuka si icyaha. Bamwe bajya bavuga ngo kwibuka ngo ni icyaha, ariko si icyaha. Rero kwibuka si bibi. Ntabwo umuntu yakwibagirwa uwazi, ntabwo umuntu yakwibagirwa umubyeyi we ngo yibagirwe uwamuhaye inka, ngo yibagirwe umuvandimwe we. Kwibuka si icyaha. Inshuti z'Imana, ndi umwana mutoya, maze kugera ku ishuri bajyaga baduhagurutsa ngo abatutsi muhaguruke. Rero tukabyibazaho bikatuyobera.
ariko bagira ngo bamenye umugambi wo uko bazawushyira mu bikorwa. Kugeza ubwo igihe cyaje kugera, njye n'uwitwa Ntamakemwa Reveriyani batwirukana ku ishuri tuzira ko turi Abatutsi. Ibyo byarambabaje cyane, nakuranye nabyo bimbabaje ku mutima. Zikwirukana ku ishuri utari umuswa birababaje, kuzira uko Uwiteka yakuremye birababaje, ariko turi hano twibuka abacu twabuze bazize uko Uwiteka yabaremye. Muri 1990 narindi hano kuri uyu musozi itariki 19 navuye mu rugo nibagiwe kubabwira amazina yanjye, nitwa Pasiteri Munyaburanga Venuste, umoka mu bwoko bwa Benegitori hano i Kanshiri. Rero Kanshiri na Gihogwe barabavandimwe bari baturanye. Kuri iyo tariki 19 nagiye kwa Frederico Gakuba, ngiye kubasura. Uwo munsi mpagurutse ntashye, haguye akavura gakeya, irangiye mbasezera mvuga ngo ndatashye. Gaspari yaramerekeje angeza haruguru ahitwa kwa Karere. Tubona abantu kuri uriya musozi bagenda, twibaza biratuyobera, kumbi ni imiryango yacu yari ihunze. Abenegitori n'abari bavuye mu misozi za Migina za Gacurabwenge bose bahunze. Naraje ngeze hano muri iki kibuga, mahurira n'umugabo witwa Karori w'ibitsibo bamwitaga Intiti. Twahuriye ahangaha, ariko byamuyobeye, arambwira ati do bene wanyu bose baragiye. Hari undi mugabo twahuriye aha, ntabwo ndi buvuga izina rye, yarambwiye ngo Abatutsi bose baragiye, wowe urajya hehe? Inshuti z'Imana, ubwo naraje ngeze hano ku Kimicanga nsanga habaye bariyeri, ariko hari umugabo nabonye ahangaha iryo joro twarararanye, namubonye hano Umunyakanshiri, ariko iryo joro nararanye nawe, turimo inka zo mu Benegitori zose turimo kuzishyira mu ngo. Namubonye hano iryo joro nararanye nawe, turimo tubungabunga amatungo y'inka zose zasigaye n'amatungo yose. Ariko bukeye bwa hari Kanshiri, muri icyo gitondo nibwo nagiye kubona muri ibintu byahindutse, zabaye bibi cyane. Ariko kuri iyo tariki 19 sibi inyuma gatoya, mvuye kwa Frederico Gakuba, nanyuranye n'uwitwa Akayezu wari burugumesitiri wa komine Taba. Yaraje ashaka Karangwa FR, nanyuranye nawe, imodoka yikatira kwa Rwabikumba, iyo njya guhura nawe cyangwa kasanga kwa Frederico. Uwo munsi ubuzima bwanjye ngira ngo bwari kuba burangiye, ariko nanyuranye nawe kuri uwo mugoroba. Rero kuri uwo munsi nibwo abavandimwe ba FPM bapfiriye hariya ku ishusho, bishwe na Akayezu wari umuyobozi wa komine Taba. Rero kwibuka abacu bazize uko Uwiteka yabaremye si icyaha. Ntawe bibye, ntawe bishe, babakoreye byiza cyane. Muri 1994 mu matariki itariki 20 narindi hari aho bita ku Gihembe, umuntu umwe yaravuze ngo Alfred Yanze muri Batisi yampaye inka yo gukwa, ariko namwishe. Iyo nama yabereye ku witwa Gisimba hariya
hari mu gitondo abanyamusambira bari baje batabaye witwa Zakariya bari bamusenye, yari yasenyewe na Gisimba, umugabo w'igitebo baramusenyera barabusaba. Iyo nama yabaye nko hagati ya saa 4 na saa 3. Nari ndi ruhande rwabo ariko ntago bambuye. Uwo yaravuze ngo Alfred yamvye muri batisi yampaye inka yo gukwa ariko namwishe mutagira umututsi mu babarira. Babivuze ndi kumwe nabo ariko ntabwo bandeba. Uwiteka ari yamishe. Maze kumva iryo jambo ndabona murumva afite izima. Umuntu akubyaye muri batisi aguhaye inka yo gukwa arakubaki ariko inyiturana kumwica. Rero kwibuka si icyaha. Kwibuka Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Kristo nzima turamwibuka. Ntabwo yakoze nabi, ntabwo yishe. Turamwibuka, isi yose iramwibuka. Kwibuka si icyaha. Rero ibyo bintu abantu bagendera mu bwonko bwabo ngo kwibuka ni icyaha, si icyaha. Rero abacu bazize uko Uwiteka yabaremye ntabwo twabibonye. Rero kwibuka si bibi, kwibuka si icyaha, ahubwo kutibuka icyo cyaha. Turamushimiye rero Munyaburanga n'umuvandimwe, nkuko nababwiye amazina y'aba basaza bakomoka mu muryango w'abene Bwimba, abene Bwimba bavindimwe n'abene Gitori, bakomoka kwa Kigeri Mukobanya, nawe wabahaye ayo mazina. Murumva rero ni umuvandimwe wa hafi. Tugiye gukomeza rero na gahunda yacu, muraza kwihangana. Nababwiye ko ibihe bidasanzwe by'uyu munsi habayemo iminsi mikuru itandukanye, byatumye dutangira gahunda yacu ikererewe, ariko tugiye kwakira ubuyobozi, ubutumwa bw'abayobozi batandukanye hano. Ko umunyamabanga kuba madamu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musambira, bajya kuba abanyamabanga b'imirenge yo mu karere kacu ka Kamonyi bashoboye kugira hano kuza kwifatanya natwe muri iki gikorwa cyo kwibuka abacu. Nyakubahwa perezida wa Ibuka mu karere ka Kamonyi, babyeyi, bavandimwe, inshuti, bagira ngo mu izina ry'umuryango tubanze tubashimire ko mwaje kugira ngo dufatanye kwibuka abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ariko by'umwihariko abo twibuka uyu munsi turi ahangaha muri iki kibuga bakomoka mu muryango wa Rukumbi Faustin, Gakuba Federico, Gakumba Dismas na Ruzigama Inturo Anastase. Mbere yo kugira ngo nkomeze ijambo, nagira ngo nshimire umuvandimwe waduhaye ikiganiro cy'amateka. Yabisobanuye ku buryo buhagije. Twumvise uko abatutsi babayeho mbere y'umwaduko w'abazungu, uko babayeho abazungu baje, nuko babayeho kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Hanyuma nashimire kandi Pasiteri. Ibyo Pasiteri avuze ni tugomba kwibuka abacu, tuzahora tubibuka kugeza igihe natwe tuzavira kuri ino si. Ntabwo dushobora kwibagirwa, nta nubwo dushobora kwibagirwa urupfu wapfuye. Hari indirimbo umuhanzi yaturirimbiye ebyiri, hari iya mbere, hari niyo amaze kuturirimbira mu kanya. Ibyo avuga ntabwo ari ibyo yahimbye, ibyo avuga ahubwo ni ibyabayeho. Ni kuri abatutsi bagiye bapfa. Abatutsi bapfuye nabi, bishwe bananiwe, bashonje, bihebye, nabo ubwo bazi neza yuko badafite kirengera. Rero ntabwo dushobora kubyibuka.
tuzahora tubyibuka, tuzahora tubibuka. Kandi no mu ijambo ry'Imana n'Imana irabivuga iti mujye mwibuka abanyu ndetse nimva mwabashinguyemo muzibuke munazisukure, abo bantu mubazirikane mubaha agaciro. Ntabwo no kwibuka ari icyaha, ni ngombwa ko twibuka, ahubwo birababaje kubona umuntu abyarwa n'umututsi muri batisimu akamuha n'inka yo gukwa yarangiza akamwica. Ibyo ntabwo ari ubumuntu, ahubwo ni ubunyamaswa. Kandi koko nk'uko pasiteri amaze kubivuga, nanjye ndi kumwe nawe, nuko bariya abantu bapfuye bazira uko Imana yabaremye. Imana irahari kandi izabahorera, kandi nabo babikoze nabo bazapfa. Umuntu aravuka akagira igihe cyo gutaha, nabo bazapfa, kandi ntabwo bazi urupfu bazapfa urwo ari rwo. Nyakubahwa Depite, uko byakunze kuvugwa, abantu twibuka uyu munsi ni abantu 46 bakomoka kuri aba basaza. Mwagiye mwumva imiryango uko bagiye bayivuga. Iriya miryango ikomoka kuri aba basaza bombi uko ari bane: Nyakubahwa Frederico Rwabukumba, Rukumbiri na Ruzigamintu. Aba basaza ni abasaza bavukana bose ibere rimwe, bari batuye muri uyu mudugudu muri aka kagari ka Buhoro. Babanye n'aba baturage batuye aha ngaha, benshi babagiriye neza. Umvise ko harimo n'ababirahiraga, ariko bamwe muri bo iyo neza ntabwo bayizirikanye, ahubwo babituye kubica no kubatoteza kugeza ubwo bamwe ndetse bavuye muri iki gihugu, kuko hari abitabye Imana bari hanze y'igihugu, bari muri bihugu duturanye nabyo barahunze kubera kubaziza uko Imana yabarimo. Aba bantu twibuka uyu munsi rero ntabwo bapfiriye umunsi umwe. Ngira ngo ndibuka ko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane muri 1994, ariko wa mbere nibwo abari abayobozi b'amakomine baragize perefegitura ya Gitarama bagiye mu nama ya guverinoma y'inteko y'abatabazi, yari iyobowe n'abatabazi na leta y'abatabazi plutôt, yari Murambi. Muri iyo nama rero bashishikarizaga abayobozi b'amakomine we muri Gitarama nabo gutangira igikorwa bavugaga ngo ni ugukora no kwica abatutsi. Baraje koko ibyo babishyira mu bikorwa. Ngo ku itariki ya 19 nibwo bamwe bo muri iyi miryango bapfuye bishwe n'abayobozi. Ku itariki ya 19 mu masaha y'igicamunsi, pasiteri yabivuze, nibwo wari burugumesitiri wa komine Taba, Akayesu Jean Paul, yaje muri uyu mudugudu ajya umusaza wacu Nyakubahwa Frederico, akurikiyeyo umwe mu miryango ikomoka kuri uwo musaza yashakaga kwica ngo azimye umuryango uzime neza. Agezeyo rero ngo yaje n'imodoka n'interahamwe n'ibikoresho byo kwica, ari ibya gakondo, ari imbunda.
ari ibya gakondo, ari imbunda, bajya kuri uwo musaza, ariko bahageze asanga uwo muryango yashakaga udahari. Bagira n'abo bahasanze, hari umusaza witwa Kamondo Laurent, baramukubita baramukomeretsa. Hari umukecuru bavuze wabaye muri iki kibuga n'abandi bantu 7, umukecuru wari urengeje imyaka 80, wahagurukaga ari uko bamuhagurukije, bashobora gutambuka ari uko bamufashe, barakubita basiga bamuvunaguye. Hanyuma batse imodoka zabo baragenda, nibwo bagiye ariko bari kumwe n'uwo Kamondo bamufashe, bamuboshye, bamugeza iwe, bamubaza abo bashaka. Bahageze rero hari abana b'abasore bahasanze bagize uwo muryango. Icyo yakoze ni gutanga amabwiriza ngo abice, kandi nawe yafashe iya mbere mu gutanga urugero rwo kubica, kuvuga ko ari inyenzi, ari ibyitso by'inkotanyi. Abantu rero bapfuye muri komine Musambira, mu by'ukuri ubwicanyi bwatangiye muri komine Musambira ku itariki ya 19 ku gicamunsi, ubwo Kayesaza yabanje kujya kuri komine kureba umuyobozi wa komine, ariko ntihamusanze, ahubwo yazanye n'uwari assistant burugumestre witwaga Martin Lindi nabo ngibuka yitwa Kalisa Martin. Icyo gihe bazanye ahangaha, niwe bazanye hano kwa muzehe. Ubwo nibwo igikorwa cyo gutangira kwica muri Musambira cyatangiye. N'abandi bagenda bicwa batyo. Akaba ariyo mpamvu rero tuza muri iki kibuga. Iki kibuga ni amateka y'uwo mukecuru wabayemo, n'abo bantu 7 bandi bari kumwe nawe babaye muri iki kibuga. Izuba ikabarasiraho, ikabarengeraho, imvura ikagwa ikabanyagira, ikabahitiraho. Hanyuma nk'uko uwaduhaye ikiganiro cy'amateka yabivuze, baburiye muri aka gace. Kugeza uyu munsi rero tukaba tutazi mu by'ukuri aho imibiri yabo bayishyize. Muri ku nshuro ya 28 twibuka, izo nshuro zose nta munsi tudasaba abavandimwe bacu ngo badufashe baturangiraho iyo mibiri bayishyize. Narababwiye ubushize ngo twebwe abana b'abantu niyo tutayibashimira, ariko Imana izabashimira. N'ubu nongeye kubivuga kandi nongeye kubibasaba. Mu by'ukuri urupfu abatutsi bapfuye ni urupfu rubabaje ruteye agahinda. Tuzahora tubibuka kandi ni na ngombwa. Ntabwo kwibuka ari icyaha, nta nubwo ari n'inzigo, ahubwo niko umuntu aremye kandi na Kimana dusaba. Nk'uko babitubwiye rero, ari imwe mu miryango turimo twibuka nk'uko bakomeje kubigarukaho, ariko ni n'umwanya mwiza wo kugira ngo tuzirikane n'abandi bose bazize uko barimwe, bazize icyo bari cyo, bakamburwa ubuzima. Ibyo byose uko byagiye bikorwa ndetse n'aho bagiye bagwa hose, ni umwanya mwiza wo kugira ngo tubazirikane, ariko tunabahe n'agaciro bambuwe, yaba na leta ndetse n'abaturage n'abaturanyi babo nk'uko bagiye babigarukaho. Mu by'ukuri rero nk'uko twabigejeho mu kiganiro twagejejweho, abatutsi batangiye gutotezwa kera bazira uko bari, yaba kubabuza uburenganzira mu byo bari bemerewe, ariko ubwabyo no kubagaragariza yuko ntibahwemwe kugaragazwa yuko ari abagome,
badakwiye kuba babana n'abandi bantu. Ibyo rero nubwo byaje kugera ku ndunduro muri 1994 nk'uko pasiteri yabitubwiye nawe, ariko nk'uko Muzehe Karangwa nawe amaze kubivuga, igihe cyarageze kuko bicwa n'abaturanyi, bicwa n'abo babyaye muri batisimo, kandi nk'uko byari byaragiye n'ubundi bigeragezwa, kenshi baricwaga, ababishe bakabagororera. Ibyo rero ni ukugira ngo dukomeze tubizirikane, tumenye amateka y'igihugu cyacu, ariko tunavuge ngo ntibizasubire, kuko dufite igihugu, dufite inkotanyi zaturokoye nk'uko babivuze. Ibyo byose ntabwo dukwiye kuba tubyirengagiza, dukwiye kuba tunabashimira. Ariko nk'uko byagarutsweho, yaba ari abo tuzirikana uno munsi n'abandi bose bagiye tukibakeneye, twari tukibakeneye, yaba ari ubugwaneza bagiraga, yaba ari inama batugiraga. Ibyo byose rero ni ukugira ngo twicare hano dufate uwo mwanya tubizirikane, ariko tunazirikane ineza, ubugwaneza bagiraga, kugira ngo n'abandi yaba ari abarokotse natwe tubyigireho, bizatubere inzira nziza yo kugana ubumwe n'ubwiyunge nk'uko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ibidutoza. Hari ababigarutseho bavuga yuko kwibuka ari ngombwa. Ni ngombwa kwibuka kuko tutibutse aho twavuye nta gihango twaba dufitanye n'inkotanyi zaturokoye, nta nubwo twamenya aho tuva n'aho tugomba kugana. Nk'uko babivuze rero, yaba ari uwaduhaye ikiganiro, cyane cyane yuko ubutumwa akenshi abantu baba bakwiye gusangira, ni ukugira ngo nibuze n'ababuze ababo bababone, babashe kubashyingura, nibuze bumve yuko imitima yabo iruhutse. Dufite rero nk'abarokotse byinshi byo gutanga, cyane cyane imbabazi n'impuhwe, yaba bazi dusaba batazi dusaba. Ibibi twabonye twe dukwiye kuba tubihamya kurusha abandi. Ababirebereye nabo nk'uko n'ubundi biba bizwi, niba umuntu yarihishaga, ariko hari abandi baga bari aho ngaho babireba, batagira umutima ukunda, ariko birumvikana rimwe na rimwe bagifite n'ipfunwe ryo kuba bavuga ibyo babonye. Babashije kuba babivuga, twababara kandi tukabaha imbabazi, tugakometanya muri rwa rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge leta y'u Rwanda ikomeza kudushishikariza, kandi twumva yuko uwarokotse jenoside akwiye kubatera intambwe kugira ngo ubwo bumwe n'ubwiyunge tubugereho kandi bwuzuye. Ibyo byose rero nk'uko turimo tugana ku musozo w'iminsi 100 twibuka kandi tunazirikana abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi, ni na ngombwa yuko tugomba kuzirikana cyane cyane n'imiryango yazimye. Twebwe twarokotse tukaba ijwi ryabo, kugira ngo nibuze n'abazavuka uno munsi n'abazavuka ikindi gihe bazamenye yuko hari abantu batakibazirikana. Ariko twebwe rero twarokotse turahari kugira ngo dukomeze guhagarara mu kirenge cyabo, kugira ngo nabo aho turi tubahesha agaciro bambuwe. Mu gusoza rero ino minsi 100 turashimira aho hagiye hagaragara imibiri, ariko n'abantu bakagerageza no gutanga amakuru yuko bagiye bicwa, nubwo wenda ari aho cyane cyane muri no murenge wa Musambira byagiye bigorana gutanga amakuru. Mpamvu ituma badatanga amakuru nuko n'ubundi wateguye jenoside yari yarateguye nuko agomba kuzayihakana. Ibyo byose rero uko iminsi igenda iza, uko Imana igenda ikora mu bantu, wenda bazagenda baduha amakuru. Ariko nanone biranumvikana yuko n'uwo twabona yarakatiwe n'inkiko gacaca, dufite ubuyobozi nk'uko waduhaye ikiganiro yagize kubisaba nyakubahwa honorable. Ni na ngombwa yuko hajyaho n'amategeko yihariye umuntu uhisha amakuru nkana kandi abizi. N'ubundi tuzakomeza kubona iyo mibiri, ariko aho byagaragara yuko baga bahisha amakuru, nibuze bakwiye kuba bashyirirwaho itegeko ryihariye kugira ngo ribe ryabahana, kugira ngo nanone ariko n'abo twabuze babone
ubutabera babuze. Nagira ngo nsoze rero uno mwanya babwira ngo nimutwaze, dufite igihugu, dufite inkotanyi zaturokoye, tunashimira umunsi ku munsi, dukwiye kuba tunagirana igihango nazo kugira ngo dukomeze twubake u Rwanda rwiza kandi twese dufatanyije. Mukomere, dukomeze kwibuka twiyubaka. Izina rero y'umuyobozi w'inama njyanama y'akarere kacu ka Kamonyi ndetse by'umwihariko umuyobozi w'akarere wa Kamonyi utabashije kuboneka kubera izindi nshingano yahawe, twaje kwifatanya namwe kandi turabashimira ko ndetse turanashimira by'umwihariko abateguye iyi gahunda, ariko kandi tunashimira inzego nkuru cyangwa se abaturutse mu nzego nkuru z'igihugu kuza kwifatanya natwe, ariko kandi nubwo habayeho impurirane n'izindi gahunda zabereye muri uno murenge, turanashimira by'umwihariko abaturage baje kutuba hafi no gufata umugongo imiryango yabuze abacu. Kwibuka rero nk'uko byatambutse mu biganiro bitandukanye ni inshingano ya buri munyarwanda wese. Ntabwo twibuka gusa nk'umugenzo cyangwa umuhango wo kubabarira cyangwa se wo kubabazwa n'ibyabaye muri iki gihugu cyangwa se jenoside yakorewe abatutsi gusa, twibuka kugira ngo bino bintu bitazongera kuba. Twibuka kugira ngo jenoside ibe nyine amateka, ibe kimwe mu bigize amateka ariko kitazongera kuba muri iki gihugu. Ariko kandi muri uku kwibuka jenoside yakorewe abatutsi tuzirikana urupfu bano bantu bacu bapfuyemo. Hari rero ubundi umubiri hari ikintu usangiye na roho. Roho y'umuntu isangiye n'umubiri ibintu bibiri: kubabara no kwishima. Iyo roho yishimye umubiri naho uboneraho, iyo roho ibabaye n'umubiri urababara. Icyabaye rero kuri aba bantu bacu, roho yabo yarababaye, yarabanjira n'ababazwa by'igihe kirekire nk'uko twabihawe mu biganiro bitandukanye. Abantu barababajwe, baratotejwe, n'imibiri yabo idasigaye, ariko indunduro yaje kubambura ubuzima, imibiri irapfa, roho zabo zijyaho Nyagasani yazigeneye. Ariho twese nk'uko babivuze tuzajya. Uyu munsi uwishe nawe azapfa, uwarokotse ntakwiye gutererana uyu muntu wagiye, kuko nubwo umubiri wapfuye roho iracyariho. Izi roho rero kuzibuka, guterana nk'uku tugahurira nk'aha tukaganira ku gahinda bano bantu bajyanye, kandi ntibajyanye agahinda kuko bapfuye, bajyanye agahinda kuko abo basize batazi uko babasize, bajyana agahinda ko guhemukirwa n'abari inshuti zabo. Murumva ko abantu bagiye nabi. Kwifata rero umuntu agatesha agaciro igikorwa nk'iki ni ugukomeza kwambara umwambaro w'ubunyamaswa wo kwibagirwa bano bantu bagiye bate, no kutazirikana ko bakiriho, roho zabo ziracyari nzima. Kwibuka rero ni ukongera guhumuriza za roho zabo ko tubikibuka ko baracyariho, kandi turacyari kumwe, kandi turacyabakunda, bityo nabo aho bari banezerwe n'uko ababo bakibibuka, kandi banezerwe n'uko noneho n'ababahemukiye bavuye mu mwambaro w'ubunyamaswa ubu bicuza, nubwo nk'uko byagiye bigaragara hari abagifite imitima yinangiye. Icyo rero twenda kuvuga ni uko kwibuka nk'uko byakunze kugarukwaho
ni umurongo mwiza leta yacu y'ubumwe yashyizeho ugamije kugira ngo bino amateka ya jenoside aba amateka nyine, ariko jenoside ntizongere kubaho ukundi. Turabashimira rero kuba mwaje kwifatanya n'imiryango yabuze abacu, ndetse ku biganiro byatambutse dushimira uwaduhaye ikiganiro kijyanye n'amateka ya jenoside muri by'umwihariko muri uyu murenge wa Musambira wimye. Hari ibintu byinshi yagiye avuga, ariko mu gusoza yagarutse ku kintu kijyanye no guhisha amakuru. Uyu munsi tukaba dufite abantu bagera cyangwa barenga 8 haburiwe irengero, kandi amakuru yibanze akaba agaragaza ko nta handi hantu bagiye, bari aha hafi. Bavandimwe, ntabwo mubona ko ari inshingano yacu kugira ngo aba bantu dutange amakuru y'aho baherereye? Reka twe gutererana abantu ngo umuntu abe ababajwe no kuburuwe, ariko na cya gikorwa byibuze cyo kumuhumuriza no gutuma umutima utekana no kumva umutima ugiye mu gitereko, byibuze nabona uwe amushyingure mu cyubahiro kimukwiye. Ibyo ntabwo ari ibintu bigoye. Abayobozi rero mu nzego z'ibanze dusangiye inshingano zo gushyira mu bikorwa gahunda nziza za leta iba yaduteguriye, dushyire hamwe. Murabizi ko umufatanyabikorwa wa mbere dufite ni umuturage. Dushyireho ingamba zifatika, cyangwa se dukore iyo bwabaga. Namwe baturage dufatanye, dushakishe dufatanyije, be kuba igikorwa cy'abantu runaka, cye kuba igikorwa cy'aba bantu nyine babuze ababo, nubwo kiba igikorwa cyacu, kiba inshingano yacu, byibuze bano bantu bamenyekana. Hanyuma ku kindi cyagarutsweho kijyanye n'abantu bahamijwe n'urukiko rwa Gacaca ndetse bagakatirwa ibihano, ariko uyu munsi urwitwazo cyangwa pretext akaba ari ukuvuga ngo nta mpesha inyandiko ndangiza rubanza. Nibaza ko wenda ubwo turaza dufite inzego nyinshi dufatanya nazo. Iki gihugu cyubakitse mu buryo bwose. Nibaza ko ndetse hari n'uburyo bw'amakuru bwo kubika amakuru, urwego rw'uko nta muntu nibaza ko wakatiwe ubundi ukwiye kuba yidegembya rwose. Ntabwo bihari, ariko ubwo butumwa turabugeza ku nzego dushinzwe gukorana nazo. Nibaza ko bizakorwaho uburyo icyo kintu kidakwiye kujya buri mwaka kigaruka abantu bavuga ngo kanaka yakatiwe na Gacaca, yahamijwe jenoside, ariko arimo arigendera mu muhanda nta kibazo, ngo ni ukubera ko gusa inyandiko zidahari cyangwa se zabuze. Turabiganiraho n'abayobozi cyangwa se n'inzego zitandukanye zifite mu nshingano kugira ngo kino kintu gikorweho mu by'ukuri. Nkivuga rero soza, bavandimwe mutuye hano muri Gihogwe cyangwa se mu kagari ka Buhoro, uzirikane ko reka n'abagiye n'abasigaye n'abasigaye imiryango yabuze ababo ifite igikomere cyo kubura ababo, ariko iyo hiyongereho igikomere cyo kutabereka ko mubafashe mu mugongo, muri kumwe nabo muri byose, mwifatanyije mugahimba, ni ikindi gikomere. Kuko nibo bari abavandimwe, babahaye inka, bari abashingiye, mwasangiye akabisi n'agahinga uko byagarutsweho, mwari inshuti. Rero abafaransa nibo baca umugani ngo plus l'offenseur est un ami, plus est grand l'offense. Uko uwaguhemukiye yari uwawe,
niko igikomere cyo guhemukirwa kirushaho kuba kinini. Niyo mpamvu rero bakangurira ngo tugerageze gukora ibishoboka byose kugira ngo abantu tubabe hafi, kuko ntibatuzi nk'abanzi mu mateka yaturanze, ahubwo batuzi nk'abavandimwe. Abanyakubahwa abayobozi mu nzego zitandukanye muri hano, inshuti, babyeyi, bavandimwe, by'umwihariko imiryango ifite ababo twibuka uyu munsi baguye kuri uyu musozi wa Gihogwe, nagira ngo mbanze mbabwire ngo mukomere. Ibihe nk'ibi ntibiba byoroshye, ariko ni ngombwa ko tuzirikana kandi tugakomeza kwibuka abacu kugira ngo dukomeze tubahe icyubahiro. Mukomere rero, nk'uko abandi bakomeje kubivuga, kwibuka ni ngombwa, ntabwo ari inzika, si inzigo, ni ukugira ngo duhe icyubahiro abacu bambuwe igihe bicwaga, kandi ni nabwo buryo bwiza bwonyine kandi dufite bwo kubana nabo. Iyo tubibuka rero tuba tubazirikana, ni nabwo buryo dusigaranye bwo kuba turi kumwe nabo, kandi aho bari nabo iyo tubazirikana nkeka ko babibona. Ni byiza rero kandi tuzahora twibuka, nubwo hari abatabyishimira, ariko ubuyobozi bw'igihugu cyacu buradushyigikira kenshi kandi twizera ko bizakomeza kubaho. Ikindi nashima ni uko iyo twibuka tukibuka abantu bacu mu mazina, ni byiza, ni ukongera kuzirikana ko ari abacu kandi turi kumwe nabo. Kuba rero tubikora tukabibuka mu mazina bize kwishimira. Ndashimira kandi by'umwihariko kuba mutegura kino gikorwa kikaba ngarukamwaka, tukaza hano kuzirikana iyi miryango yaguye kuri uyu musozi. Ni byiza rero ko tubikora kenshi, kandi nkanashimira ababa baje kubashyigikira kugira ngo twifatanye muri iki gikorwa cyo kwibuka abacu, kandi igikorwa cyiza tuzirikana ko ari indashyikirwa, kuko nibwo buryo bwiza bwo kwibuka abacu. Ikindi ni ugushimira abagize uruhare muri ibi bikorwa, by'umwihariko turashimira Alexandre wadufashije mu kiganiro. Ikiganiro cyagarutse ku mateka muri rusange, ndetse kikanagaruka ku mateka by'umwihariko ya hano muri Musambira, by'umwihariko no kuri uyu musozi turiho. Ndashima kandi Venuste waduhaye ubuhamya, nubwo biba bitoroshye mu gihe gitoya kuba umuntu yavuga urugendo rwe rwose, ariko akomere. Tuzi urugendo abantu benshi barokotse jenoside yakorewe abatutsi bagenze. Iyo rero umuntu afashe umwanya wo kongera kubisubiramo, biba byiza ko tumutega amatwi, ariko akomere. Hari benshi abagenzi be bagenze urugendo nk'urwo. Nanone kandi ndashimira umuhanzi, abahanzi badufasha kenshi iyo twibuka, kuko badusubiza amaso inyuma, bakongera kutwibutsa uko abacu bishwe, ndetse bakanaduha ubutumwa bwo kongera kuduhumuriza no kuduha icyizere. Ngarutse inyuma rero, ndagira ngo by'umwihariko nk'uko n'abandi bakomeje kubivuga, mu kiganiro twahaye na Alexandre mwabyumvise, jenoside ntabwo iza nk'impanuka, jenoside ntabwo wari umuco w'Abanyarwanda. Jenoside irategurwa kandi yarateguwe, ndetse inashyirwa mu bikorwa. Kugira ngo ishoboke rero ni uko habaho ingengabitekerezo ya jenoside, itangirana n'itegurwa ryayo, ndetse ikanakomeza na nyuma ya jenoside, kuko abakoze jenoside nta na rimwe bashobora kugenda bidegembya bishima ko bakoze jenoside, kuko babizi neza ko jenoside ari icyaha kidasaza. Ikindi ni uko ari icyaha mpuzamahanga, aho uri hose ushobora guhanwa. Ntabwo rero bashobora kugenda bidegembya ngo bakoze jenoside. Niyo mpamvu tudakwiye gutangazwa nuko tubona hari abagifite ingengabitekerezo ya jenoside, nuko bitegurwa, ikaba ihari mu gihe cy'itegurwa ryayo, ndetse ikaba n'intera ya nyuma yo gukora jenoside. Nk'uko rero hashyirwamo imbaraga mu kwigisha abantu ingengabitekerezo ya jenoside, leta ibigizemo uruhare n'izindi nzego zitandukanye, ndetse n'abaturage bose bagashishikarizwa. Ariyo mpamvu twabonye umubare munini witabira gukora jenoside. Uko bikorwa ni nako dusaba ko Abanyarwanda bose n'inzego zitandukanye twongera gukomeza gushyiramo imbaraga, tugafatanya mu guhangana n'abo bantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside, kuko barahari, yaba imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. By'umwihariko hanze yacyo dukunda kubona benshi babinyuza mu mbuga nkoranyambaga, ariko dusaba cyane cyane abakiri bato ko nabo bashyira imbaraga mu guhangana nabo. Ngarutse inyuma rero mu bijyanye n'itegurwa rya jenoside ndetse n'ingengabitekerezo yayo, ngira ngo byinshi bakomeje kubivuga, ariko 94
yicwa ry'abatutsi barenga miliyoni ntabwo ari bwo bwa mbere bari bishwe nk'uko babivuze bagiye batunyuramo mu mateka mu gihe gito kiba gihari ntabwo byavugwa byose ariko kuva 1959 abatutsi nta na rimwe batishwe ndetse by'umwihariko muri politike zari yaba mu gihe cy'ubukoroni ndetse no kuri repubulika ya mbere n'iya kabiri politike zariho ni politike zihembera urwango amacakubiri kwanga abatutsi no kubima ku byiza by'igihugu n'uburenganzira mu buryo butandukanye byakomeje kuba umurongo wa politike ariko nk'urugero nabaha ni uko by'umwihariko mu ivuka ry'amashyaka za 1959 amashyaka yavutse amenshi yarashingiye ku irondakarere ndetse no ku irondabwoko ndetse n'amacakubiri n'ivangura dufashe nk'urugero rumwe gusa mu ishingwa rya Parimehutu umunsi w'ishingwa wari perezida waryo icyo gihe arataraho perezida wa repubulika Kayibanda Gregoire yavuze ko ishyaka rya Parimehutu rije rigamije kureba inyungu za rubanda nyamwinshi b'abahutu bakandamijwe n'abatutsi igihe kirekire birumvikana iryo shyaka ni naryo ryaje gufata ubutegetsi rwa murongo politike ryatanze umuyobozi waryo niwe waje no kuba umukuru w'igihugu ndetse bikomeza bityo no muri manifeste zayo zose amacakubiri nta na rimwe atigeze abamo ndetse na prosoma ya Gitera Joseph Habyarimana binyuze mu gitangazamakuru cyabo cyitwaga ijwi rya rubanda rugufi rero bavugaga ndetse baranabisobanuraga ko ari abahutu batangaje mu mategeko 10 y'abahutu kuko urebye imanza zaciwe na Gacaca izindi manza zari buvuke nyuma cyane izivuka zihabwa izindi nkiko zisanzwe nabwo impamvu yo gushyiraho inkiko Gacaca ngira ngo murayizi nyuma y'ibibazo byinshi byariho jenoside igihagarikwa nuko hari abantu barenga miliyoni bakeneye ubutabera miliyoni rero kugira ngo abo bantu bahabwe ubutabera byagaragaraga ko nibura bizafata imyaka 100 muri kwa kwishakamo ibisubizo kw'abanyarwanda inkiko Gacaca zijyaho dushima akazi zakoze kuko zaburanishije abarenga miliyoni na 600 ku buryo abantu bose bakekwagaho ibyaha baburanishwe n'inkiko Gacaca icyo gihe zihagarara nta wundi wari usigaye utari waragaragajwe nk'uregwa ngo aburanishwe ndetse hari n'ababuranishijwe badahari uyu munsi iyo bafashwe bajya kurangiza ibihano byabo aya masaha uyu munsi niwe wo kwizerwa no kwiringirwa niwe dushima kandi niwe twiringiye mwana rero turibuka abatutsi bazize genocide bazize uko baremwe Uwiteka Imana niwe waremye aho bari ni wowe uhazi kandi ababishe ni wowe ubazi kandi uzabahorera kuko ni wowe mwami w'imbaraga nyinshi turagire turinde ubwo tugiye kuhaguruka hano twese utubere ingabidukingira mwami Imana abanyarwanda n'abanyarwandakazi bose baragirwa n'ikiganza cyawe turagushimiye mukiza mu izina risumba byose rya Kristo mbisavyemo amen.